bavura amaso ngo. Kuwa kabiri w'iki cyumweru ubwo umusaza Senyenzi Alphonse yageraga mu bitaro bya Ruhengeri nta kintu na kimwe yashoboraga kubona. Ntago ndeba banyije mu gipimo barambwira bati nta mashaza arimo. Isaa 2 z'igitondo cyo kuri uyu wa gatatu nibwo muzehe Senyenzi Alphonse wari umaze imyaka 10 yarahumye yongeye kubona umucyo. Njye na muzehe Senyenzi Alphonse turimo turatemberana muri ubusitani bw'ibitaro bya Ruhengeri. Murabona ko nta muntu n'umwe umukozeho. Uyu musaza yarafite ikibazo cy'amaso ye yombi uko ari abiri, yaramaranye imyaka 10 yarapfuye adashobora nanone kubona n'ikintu na kimwe. Ariko nyuma yo guhabwa ubuvuzi mu gitondo ubu ngubu barabona neza. Muzehe ubu urukona neza se? Ndi kubona rwose. Ubusitani wabonye urabona ukuntu hano mu bitaro bya Ruhengeri hasa neza? Ndi kureba ku muhanda hagana harehebagana ndiko hareheba. Yitegereje byinshi ataraherutse kubona, ariko marangamutima menshi yongeye guca iryera urubavu rwe imbona nkubone. Kwiyumanganya biranga, aramuhobera abashira urukumbuzi. Kongera kubona umucyo kuri muzehe Senyenzi abifata nk'igitangaza kuko yari yaratakaje icyizere. Wari umwijima ukabije wicura burindi, nari narumwe gusa mbese nabe nari nyivuga n'umutima gwagiye kure gwahabye, mbese narihebye birenze. Mbonye igitangaza rwose ntangiye kureba isi, nari maze imyaka myinshi ntareba rwose kabisa. Imana hawe icyubahiro rwose. Igipfundurwa rwose nkaho ntangiye kubona, natangiye kwishima, mbona umucyo rwose kuzuye mu maso, ntangira kubareba dutangira gusekana, kandi nta kintu na gike nabonaga, ari umwijima w'icuraburindi. Rwose ndumva nezerewe rwose, ndumva nezerewe ubufasha bw'ubuvuzi rwose kabisa. Yewe mwadukoreye ubufasha rwose bwumvikana kabisa. Ibyishimo byatashye ku mutima wa Nzeyimana Sifora washakanye na Senyenzi. Ndishimye kubera mbonye yarashaje none yabaye umusore. Najyaga kumuha ibyo kurya nkamanza nkafata akaboko, haba no kunywa amazi nkafata akaboko. None biranejeje kubera ari kureba. Mu bahawe ubuvuzi bwo kubagwishaza mu bitaro bya Ruhengeri bose bavuga ko bakize. Hari maze imyaka 2 ijisho ry'iburyo ryarahumye neza nta n'agake na gake mbonaga, n'ubu rero riri kureba. Yagiraga imbogamizi kubera uko ntarebaga, umva mfite ikibazo kirekire kuko ntabwo kubo uru ruhande umvaga ntaco rukimaze, ariko ubu ngubu ndi kureba. Byageraga nka saa 10 ngobo nkaba ntaba nkiri mu gasozi nkavuga ngo ndataha gute, ariko ubu ngubu nta kibazo mfite ndi kureba neza. Iri ryari ryarahumye kimwe, nari maze nk'amezi 6 none riri kureba. Narebaga no mu izuba ntisimenye n'itara riri kwaka sinarebye, none ubu ndi kureba, ubu nawe ndi kukureba. Dogiteri Habineza Moyize, inzobere mu buvuzi bw'amaso mu bitaro bya Ruhengeri, asaba abafite uburwayi bw'ishaza kumva ko buvurwa bugakira. Mu by'ukuri tugira abantu benshi dusanga yarahumye mu cyaro, we bakamubwira ibi ngibi ntabwo bikira, urashaje muzehe, bakamushakira imiti ya Kinyarwanda bagashyiramo, ahubwo bakica n'ibindi bice byari bikiri bizima, akatugeraho ijisho ryarangiritse. Mu by'ukuri rero abantu bagakwiye gusobanukirwa ko ari uburwayi bukira, buvurwa bugakira, bakatugana bakajya kwa muganga, aho kuvuga ngo ni ibintu babaterereje, ngo ni ibintu bivurwa bya Kinyarwanda, ahubwo bakagana amavuriro bakaza tukabafasha. Buri munsi mu bitaro bya Ruhengeri hakirwa abarwayi bari hagati ya 40 na 60 baba baje kwivuza indwara zitandukanye zifata amaso. Mbarushimana Pio, i Musanze.